Murakoze. Mbere na mbere ndabanza gushimira Imana yandinze guhera mu mashuri y'incuke kugeza ndangije amashuri abanza. Ndashimira ababyeyi banjye bambaye hafi, ndashimira abarimu banjye n'ubuyobozi bw'ishuri nigagaho ko batwigishije neza, bakaduha uburere, bakaduha ubumenyi bwadufashije gutsinda neza. Ibanga nakoresheje kugira ngo nze mu ba mbere ni ukwiga nshyizeho umwete, ukirinda kurangara kandi ukanasenga kugira ngo Imana izagufashe. Abandi bana bagenzi banjye bagiye kujya mu wa gatandatu nabagira inama yo kwiga bashyizeho umwete nabo kugira ngo bazatsinde neza ikizamini cya leta kizaba kibategereje. Murakoze cyane. Ni ibyishimo kubona umwana atsinda neza agasoza ikivi yatangiye, ariko rero ubu niho akazi gatangiye. Nkaba musaba ko yakomeza muri iyi ngiro akiga neza nk'uko yari asanzwe abikora, hanyuma akazasoza n'ikindi cyiciro agiye kwinjiramo. Nta banga rero yigeze akoresha ridasanzwe. Icyo nzi ni uko yari umwana ufite umuhate, akagira ubushake bwo kwiga, kandi koko bikaba byagaragaye kubera umusaruro yagaragaje. Uyu mwana rero ibanga yakoresheje ntago rihambaye cyane. Yari umwana ukunda kwiga cyane rwose, ukabona aho ari hose arashaka kumenya kandi agahangayikishwa n'ibyo wenda yumva atarangije. Nuko yazamutse kuva mu mashuri abanza kugeza uyu munsi. Icyo rero namushishikariza nuko umurimo utarangiriye aha, nuko yakomeza muri uyu mujyi arimo, agakomeza gutera intambwe ajya imbere kandi agakomeza gutsinda kurushaho, agakomeza guhesha ishema ababyeyi n'igihugu cyacu.